neza rero ibanga wakoresha ni ukumenya icyo ukoresha mu maso yawe, ku mubiri wo mu maso yawe, kugira ngo use neza kandi udahenzwe, ureke no kwangiza uruhu. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wasa neza, ukuntu wakira ibiheri igihe ufite uruhu rwumye cyangwa se uruhu rufite amavuta. Twihuse rero tugiye kubanza isabune. Nkuko tubizi umuntu agiye gukaraba afite isabune agomba gukaraba. Ni byiza rero niba ufite uruhu rwumye rwiyenza, rwa rundi rufite ibiheri, ni byiza yuko umenya isabune ukoresha kugira ngo use neza, kugira ngo ukire bya bintu byose biri ku ruhu rwawe utishimiye biveho. Isabune wakoresha rero ni isabune ya Sebamed, ikoreshwa ku ruhu rwiyenza, ruri sensitive, normal to oil skin. Iyi sabune rero uyikoresha gute? Urayikaraba kuko bisanzwe iba ifite igifuro cyinshi, niyo mpamvu hano banditseho ko ari pain dermatologique, pain dermatologique. Rero karahumura, gafitemo akaodori keza rwose kadapika. Rero niba ufite uruhu rwiyenza ruri normal ariko nanone rufite amavuta, wakoresha iyi sabune. For sensitive, normal to oil skin. Donc abantu bafite uruhu ruri normal ndetse n'abafite uruhu rw'amavuta bayikoresha iyi sabune mu gitondo na nijoro. Niba uzi ko ufite uruhu rwiyenza, uruhu ruri sensible, uruhu ruri sensitive, normal to oil skin, wakoresha iyi sabune kugira ngo ukoreshe koko mu maso yawe ikintu gifitiye akamaro kandi kiri bugukize ikibazo ufite, kandi nanone nticyongere ibibazo mu bindi wari ufite. Iyo ni isabune ya mbere. Iyindi sabune ya kabiri dufite ni isabune ukoresha for sensitive to dry skin. Niba ufite uruhu rwiyenza ariko ruri dry, wakoresha iyi sabune. Ni byiza yuko uvuga uti uruhu rwanjye rumeze gute. Ni byiza yuko umenya ubwoko bw'uruhu rwawe kugira ngo ubashe gukoresha ikintu koko wakagombye gukoreshaho. Ibintu byinshi bitwica ni ugukoresha ibintu tutakagombye gukoresha ku mpu zacu kuko tutazi ukuntu ziteye. Rero niba uzi uburyo uruhu rwawe ruteye, shakisha ikintu kijyanye narwo, ntupfe gushakisha kuko kanaka byamukoreye ariko utazi ubwoko bw'uruhu rwe uko rumeze. Iyi rero iyi sabune ikoze muri olive. Katwume ni kinini. Nayo ifite akaodori keza kari normal kadapika. Hanyuma nanone harimo akaodori ka olive. Urabona ko iyi sabune rwose ni nini. Pardon, nk'abantu bajya bambaza ngo use murayikoresha igihe kingana gute? Kwezi kwarenga pe. Yego. Ni byiza nanone yuko umuntu amenya uko akora budget y'ibintu akeneye kugira ngo utanapfusha ubusa amafaranga yawe. Rero iyi sabune irimo olive, ikaba yitwa Olive Cleansing Bar for sensitive to dry skin. Iyi ngiyi iragufasha niba ufite uruhu ruri sensible kandi rwumagaye, rwa rundi ubona buri kanya rwumye ukagira ngo ntabwo wisize, ukagira ngo nanone nta kintu wigeze ukoresha. Rero iyi sabune recommended for sensitive to dry skin. Niba ufite uruhu ruri sensible rwiyenza nanone rwumagaye, wakoresha iyi sabune ya Olive Cleansing Bar.
hanyuma iyi creme nanone dufite tubonye amasabune wamaze gukaraba, rero uba ugomba no kugira creme ukoresha. Abantu bafite uruhu rw'amavuta, niba ufite uruhu rw'amavuta ntabwo ugomba kwisiga amavuta arimo amavuta nyine, ugomba kwisiga ibintu biri mbese bimeze nk'amavuta nkaho yakamuwe, cyangwa se agakreme katarimo oil nyinshi. Rero iyi creme mattifying cream yagenewe abantu for impure and acne prone skin, abantu bafite uruhu nyine batishimiye, donc rufite impurité, hanyuma nanone rufite n'uduheri. Akarusho nanone iyi ni skin care complex for oil skin, urayisiga ariko ntitume ubona uri kuyaga kubera ko ufite amavuta menshi, ahubwo yo urayisiga iyi creme mattifying cream ikagufasha kugira ngo ikamure ya mavuta menshi ufite muri wowe, ubone ufite uruhu ruri normal rutayaga cyane, aho nyine igufasha kubibalansa. Iyi creme rero ituma utayaga cyane igihe ufite uruhu rw'amavuta. Iyi creme ya Sebamed nayo ikoreshwa kuko nari mbibabwiye kuri oil skin, abantu bafite uruhu rufite amavuta. Ntugapfe kwisiga ibintu ubonye byose utazi uruhu rwawe uko ruteye. Banza umenye uti mfite uruhu rw'amavuta, mfite uruhu ruri normal, mfite uruhu ruvanze, mfite uruhu rwumagaye, hanyuma noneho umenye uti ngiye gukaraba iki, ngiye kwisiga iki, ngiye gushyira iki ku ruhu rwanjye. Rero abagore, abadamu, abakobwa dukunze kugura ikintu cyose batubwiye, iki kizagufasha gura iki, kizagufasha gura iki. Oya, banza umenye uti uruhu rwanjye ruteye gute, rufite ikihe kibazo, mfite ibiheri ariko se mfite uruhu rwumye, mfite ibiheri ariko se mfite uruhu rw'amavuta, mfite ibiheri ariko se mfite uruhu ruri normal. Nibyo mbere nujya kugura amavuta ahantu aho ariho hose, umuntu uzaguha amavuta, umuntu uzakurangira icyo wisiga, uzabanza umubwire uti aya mavuta agenewe uruhe ruhu, ese ayo mavuta ajya mu maso, ese ayo mavuta ajya ku mubiri, ese ayo mavuta ushobora kuyakoresha ku maso no ku mubiri, kuko mu maso haba haragenewe amavuta yayo ndetse no ku mubiri haragenewe amavuta yayo. Niba ushaka gusa neza rero, ibanga wakoresha ni ukumenya icyo ukoresha mu maso yawe, ku mubiri wo mu maso yawe, kugira ngo use neza kandi udahenzwe, ureke no kwangiza uruhu rwawe. Burya kugira ubumenyi ku kintu uri kwikoreraho, ku mubiri wawe, ku kintu cyose ugiye gukora ni byiza. Burya kutagira ubumenyi ntabwo ari byiza, kuko nyine bituma uhora mu bujiji, ugapfusha ubusa, amafaranga yawe akagushiraho kubera kutagira amakuru ahagije. Rero menya icyo ugomba gukoresha ku ruhu rwawe kugira ngo use neza, nturusaze imburagihe kandi nanone ntirwangirike. Rero niba ufite uruhu ruri sensible kandi rwumye, wakoresha iyi sabune ya Olive Cleansing Bar, cyangwa se nanone niba ufite uruhu ruri sensible to oil skin, normal to oil skin, ariko nanone iri sensible, wakoresha iyi Pain Dermatologique. Hanyuma rero creme yo mu maso wakoresha igihe ufite uruhu rw'amavuta, koresha iyi mattifying cream kuko igufasha kukubalansa amavuta ufite muri wowe, kugira ngo uruhu ntiruyage n'igihe bitari ngombwa. Rero creme wakoresha guhera ubu, ntuzongeye gukoresha ibintu utazi ubwoko bw'uruhu rwawe uko rumeze, ndetse n'ibyo bintu uri gukoresha icyo byagenewe. Rero niba utarakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Uramutse ukeneye izi produit, iyi sabune n'iyi creme, ndabashyiraho nimero, hanyuma nanone mwadusanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye ibumoso,
hari 250 store naho ngaho wadusanga. Murakoze cyane rero, niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho utaha.